Twongeye kubasuhuza abanyarwandakazi banyarwanda aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo, mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Ni Asumaniyo nambaza wifuriza ibyiza. Turashimira cyane twikuye ku mutima abakunzi ba Rwanda Rugari TV na Rugari akadomorwa. Inkunga zanyu nta zindi ni subscribe, kutwereka ko mukurikira kandi mukunda ibiganiro tubagezaho, amakuru menshi tubagezaho muba mutari muzi, mugakora share, mugakora like, mugakora na comment. Biradufasha, bituma turushaho kunoza ibiganiro tubategurira, cyane bigamije gushyira ukuri ahabona, kurwana no kurwanya ikinyoma n'ibinyoma by'amoko yose bicuruzwa n'abiyise opposition. Abanyarwandakazi bataye umuco, abanyarwanda b'ibigwari, abantu b'abagabo bajya hari bagafata amasaha abiri yo gucuruza ibinyoma. Abanyarwandakazi banyarwanda, iki kiganiro navuga ko kidasanzwe kubera ko ni ikiganiro kigaruka kubasesengurira imikorere, imibereho, imyitwarire y'aba bantu mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga, kuri Zoom, ngaho kwikamba, ngaho kwisi n'ijuru, ngaho ku mutware n'ahandi. Aba bantu banyarwandakazi banyarwanda, mube abita opposition, mube abari muri diaspora, mwese mumenye ko aba bantu mukunda kubona bigaragaza kuri Zoom n'abatubuzi, n'abambari, n'abasangira ntego y'ubutekamutwe ba Padiri Thomas Nahimana, kuko niwe mukuru, niwe mwami wabo, niwe kizigenza wabo. Banyarwandakazi banyarwanda, ikintu giteye agahinda kiba gitumye dufata umwanya nk'uyu nguyu, nuko aba bantu baba hanze bashora abari mu gihugu, cyane abantu bakiri bato, abari hano mu Rwanda, bakabashora mu byaha. Kubera ko aba bantu baba hanze, abagore n'abagabo, abise ngo ni opposition, batungwa no gutukana gusa, batungwa no gusebya igihugu cyabo, batungwa no kwirirwa batuka ubuyobozi bw'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Kagame. Nta kandi kazi bagira, nta kandi kazi bagira uretse ako ngako, uretse ibyo ngibyo, ariko bakabivangamo n'ubugome. Ndabyita ubugome kuko kubona umuntu yicaye muri Canada, umuntu yicaye California, ari Montreal, ari Quebec, ari Paris, ari Berlin n'ahandi hamwe n'iterambere ry'ikoranabuhanga, umuntu akajya kuri Zoom agacanira, agashyushya ubwonko bw'umuntu uri hano i Kigali mu Rwanda cyangwa ahandi ku butaka bw'u Rwanda. Ari mu birometero 10,000 ku mpamvu zitandukanye. Ni umuntu wagiye yibye igihugu, ni umuntu ushakishwa n'igihugu, ni umuntu igihugu cyananiye kubera ko yashakaga cyangwa yumvaga agomba gutungwa n'iby'abandi, n'ibyavuye mu mitsi y'abandi, byamunanira agafata iyo hanze, yagera hanze akita umunyepolitiki cyangwa umunyepolitiki kazi, ati mbaye impunzi, ubundi akazi ke cyangwa kugira ngo aramuke cyangwa yirirwe akajya kuri Zoom. Aba bantu mubona kuri Zoom, banyarwandakazi banyarwanda, twarababwiye ngo aba bantu ntabwo baziranye. Ntabwo ushobora kumbwira uburyo Mwimayire aziranye na Munyankindi Tarisisi. Mwimayire aba muri Afurika y'Epfo, Munyankindi Tarisisi aba iyo ngiyo za niba ari
za California niba ari hehe, Mako aba Houston, Ntagara n'umugore we baba Ottawa muri Canada. Maze mumbwiraho abo bantu bazahurira. None rero banyarwandakazi banyarwanda, ibyo twababwiye rero ngibi. Ejo bundi bagize batya, nyuma yo gushora abo bose twavuze, cyane cyane abakiri batoya, bakisanga mu byaha bakuriwe cyangwa bakoreye kuri izi mbuga nkoranyambaga, kandi babishishikarijwe cyangwa bishishikarizwa n'aba bantu b'abahanzi. Barabyivugiye. Uyu munsi umugore witwa Idamange ryamugwiza Yvonne wa hano hakurya Ikigese muri Rugarika mu karere ka Kamonyi, ufungiwe ibyaha yahamijwe n'amategeko y'igihugu, ubu akaba ari muri gereza y'Amageragere. Niwe gicuruzwa gisigaye kiri ku isonga cy'aba bantu yitaba abo muri opposition, aba batubuza abateka mutwe. Buri wese aricara agakora agashinga ko kuvuga ko aharanira uburenganzira bwa muntu, ko aharanira Idamange, muvuma Idamange yabaye Idamange yabaye ifumbire rwose y'umurima aba bateka mutwe bari hanze basaruramo. Ucitse ahangaha ati Idamange. Noneho ibyo twababwiraga ngo abantu n'abacuruzi, ejo bundi Flora yarabyivugiye n'umugabo bari kumwe kuri Zoom ngo yitwa Jacques Bosco. Ayo ni amakuru twabonye, twahawe bivuye ku mugaragaro ko hari ikigega bashyizeho cyakusanyije amadolari 33,000 abitswe n'uwitwa Gatebuke, ariko ubiziranyeho n'uwitwa Bikorwa Filemani tuzamugarukaho na nyina, ko turabazi na abahani Kigali hariya mu Kiyovu hafi na peage, tuzabivuga. None abantu batangiye ku abayatanze, kandi tubabwira buri munsi abatanze ayo madolari harya yakoze iki? Idamange se uri hariya, uri mu bihano by'ibyaha yahamijwe, ubu azi, uretse ko bajya hariya bakabeshya ngo hari abantu bavugana ngo ari hafi ya Idamange. Umva babeshye. Idamange nguwo, Rashidi nguwo, Cyuma nguwo n'abandi. Ugiye kuri Zoom yaba Flora. Ejo noneho nabonye ari amarira y'ingona, ndaje mbigarukiho. Ariko abo bose nguwo Flora, nguwo umugabo we, nguwo padiri, nguwo abo bamwimayire za nkunguzi z'abagore, ngabo ba Beti, ngabo bande yande, rwose mutabari Idamange. Umubonye kuri Zoom rwose dore. Ariko banyarwandakazi mu bahanzi muzumva ryari koko? Ejo Flora abaradutse kwikamba n'umugore ngo witwa niba ari Chantal Godiyo, maze bajyaho bararira biracitse Idamange. Ariko
bagasoza bavuga ngo rwose wagira inkunga, wagira icyo yafasha kugira ngo atabare, ubwo yanyura kuri Flora, bakajijisha abanyarwandakazi banyarwanda ngo Flora n'igitambaro ku maso reka arihanagura agahinda amarira y'ingona. Impuhwe za bihehe mwabatubuzi mwabateka mutwe murarya za pizza hanze iyo ngiyo, mwarangiza abantu subundi ubungubu iyo tudahaguruka ngo tuburire abanyarwanda, tuburire abanyamakuru, tuburire abakoresha imbuga nkoranyambaga babitondere, ubu muba mumaze kumarisha abangari cyane muri kino gihugu. Koko twebwe turi hano kugira ngo tubwire abantu, tubaburire ngo bari abantu bari hanze n'abatubuzi n'abateka mutwe, barabashora mu byaha. Amategeko y'u Rwanda arahari, muri ku butaka bw'u Rwanda murayazi. Nimwishinga bari abantu ba Flora na ba Padiri Ntagara na ba Padiri Thomas na Jean Paul Ntagara, nabo bagure bandi babashyushya imitwe, mwese murisanga mu maboko atarayanyu. Niko byagenze banyarwandakazi banyarwanda. Iyi groupe y'aba bantu mvuze n'abandi bajya kuri Zoom, ikoranabuhanga, YouTube, bagashyushya imitwe, nibo bakoze kuri abo barashidi, nibo bakoze kuri Idamange, bati vuga. Idamange bamukoreye umushinga, Idamange yiyahura ku rukuta rw'amategeko, akubitaho umutwe yisanga hasi, amategeko aramukandagira, bari muri gereza. None murirwa mwiriza ayingona murarira, ariko Flora uratinyuka, Flora KARENZI uratinyuka ukajya kuri Zoom ugafata ukipfunisha, ugafata ibitambaro ukihanagura amarira ukavanaho, ukajya inyuma ya ekara ukajya kuri ni mumbabarire rwose. Ariko muri abantu babi, muri abagome, nimwe mwashoye Idamange. Nimutegereze amategeko akora akazi kayo. Imana nimugirira impuhwe, nawe igihe Marika Gabriel azamubonekeraho hari ntacyo abaye, ndaje mbigarukeho. Marika Gabriel namubonekera azicara atekereza ubugome mwamukore, mumushora kugira ngo yiyahure ku rukuta rw'amategeko. Hanyuma namara no harya ngo hari abantu bamuri iruhande ngo babaha amakuru ye, hamva mbese arabizi, kandi koko arabizi ko mumucuruza. Tuzi ko hari na bamwe muri abo ngabo bari kumwe nawe mwacuruzaga mu bihe byashize, mukoherezayo abantu nabo bameze nkamwe ngo bajye kubisurisha. Rimwe na rimwe bakavuga ngo bakaza bakabaha raporo, mwabohereje amafaranga bakayarya. Abo babaga bagiye kwisurisha begeraho bavuga ngo ntabwo kanaka na kanaka yagenda, ati ndashaka kanaka nje kumusura. Bamubwira bati kanaka cyangwa nyira kanaka nje kugusura, akababwira ati mugende mumubwire ko ntahari, ntabwo nshaka ko nyira kanaka na kanaka bakomeza kuncuruza. Iyaba mwari mubizi, nimukomeze mukusanya amafaranga y'abantu batarabamenya bari hanze aho ngaho mubana nabo, kubera ko mugira akarimi keza, muzi uburyo bwo gutekinika no gupanga imishinga y'ubwesikoro. Ariko umunsi namwe babamenye, muzayaryora ayo mafaranga, muzayaryora. Idamange mumuzi muti,
niba yaraziranye n'umwe na babiri, none mwese reka sinakubwira, buri wese aricara agapanga ati muvoma Idamange, agashinga ka Idamange, kubera ko hanze yongeyeho mugira amadolari n'amayero n'andi mutera n'inyoni, nuko mugakusanya mukohereza abateka mutwe, aba ba Flora ndabivuga. N'uyu mugore wadutse ejo nabonye ngo witwa Chantal Godiyo, nuko rero mugiyeho mushyuhije imitwe, Idamange amerewe nabi, Idamange baramugarika bakamwogoshesha icyuma ngo harya ngo gihata. Habuze ko muri abagome, siko muri amabandi, muri abashinyaguzi, muri abantu babi cyane, muri amashitani. Mwebwe cyane cyane wowe wa mugore, wowe niba ari Chantal Godiyo, niba ari Godiyo, niba ari Godiyo, niba ari ibiki, nawe Flora KARENZI, muri abagome, muri abantu babi cyane. Idamange abaye iki? Idamange abaye iki? Idamange ari muri gereza kimwe n'abandi. Ese kuki mutavuga abandi? Gereza irimo abantu barenga 7,000, kuki muhitamo abantu 4 cyangwa 5? Ubwo rero muzi yuko amafaranga mwasaruye mukoresheje umudamu wa Rashid, muzi ko atazwi, muzayaryora. Ubuse muracyamuhamagara? None Idamange ucitsa warose, wabwiriwe n'uwaburaye ati reka nze ndajya kuri Zoom mvuge Idamange. Idamange ari muri gereza, arimo arakora uburoko ku bihano yahawe n'amategeko yakatiwe n'inkiko. Navuze ngo Marika Gaburiyeli namubonekera amaze kuvumbura ibyo mwamukoreye, amaze kugisha umutima inama, amaze gusubiza agatima impembero, azabyicuza, hanyuma yicare yandike asaba imbabazi nk'abandi bose. Ntabwo ari we wa mbere, si we wa kabiri waba babariwe. Mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Kagame mwirirwa mutuka, ariko nta numwe muri mushobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo narabibabwiye kandi n'umuntu ndabisubiramo. Yavuze ko n'abakoze ibyaha ndengakamere bababariwe. Dore imyaka ishize ari 20 kuva 2003 atanga imbabazi kubera ko abifitiye ububasha, abifite mu nshingano, yaba byibwije cyangwa abisabwe, nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo ya 11 ibimuhera uburenganzira, ibimuhera ububasha. Ingingo ya 277 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda iteganya ko Perezida wa Repubulika abyibwije cyangwa bisabwe, amaze kugisha inama Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, ashobora gutanga imbabazi. Imbabazi grâce présidentielle, byumvikane neza mwanjijimwe, muba munabizi. Grâce présidentielle itandukanye na libération conditionnelle. Imbabazi za Perezida wa Repubulika aziha uwanditse azimusaba, kandi nta tegeko, nta ngingo ihari, na obligation irimo, nta ngingo iteganya obligation kuri Perezida wa Repubulika ko byanze bikunze agomba kubabarira uwanditse amusaba imbabazi. Hayirimo. Nta na interdiction imubuza gutanga imbabazi. So afite ububasha busesuye bugenwa n'amategeko bw'ibyo agomba gukora ku bijyanye n'imbabazi z'abantu bafunze. Idamange rero nabonekerwa, namara kubavumbura, mwebwe mwamushoye hariya, azabyicuza, abisobanure, yandike abisobanure ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika nimungirire imbabazi,
narashutswe narashowe. Ibyo byamugirira akamaro, ni nabyo bimufitiye akamaro kurusha ubwo bwesikoro mwirirwa mukora, ubwo buteka mutwe mwirirwa musaruza amafaranga mu bantu kugira ngo mubone ibibatunga iyo ngiyo za Canada muri n'Uburayi n'ahandi munyanyagiye iyo ngiyo ku isi. Idamange Yvonne ryamugwiza arahari, abaye iki, ariho aratekanya nkuko izindi mfungwa zitekanye. Ibyo mubeshya ngo afungiye ahantu ha wenyine, se kubera iki? Afunganywe n'abandi, arahari. Ibyo kuvuza induru rero mushuka imitwe y'abantu, ubwo rero hari ubwo ariko ubwo muvuga muzi yuko mubwira abandi. Wowe uri muri Canada uravuga ibibera i Kigali, umuntu urimo kuvuga nge turahagararanye cyangwa twari kumwe mu kanya, hari ukajya ukabwijagura mukiriza amarira y'ubugome rwose. Ndabisubiramo, Flora KARENZI, amarira ejo wariraga n'uwo mugore ngo Chantal Godou, ayo ni amarira y'ingona, ni amarira y'impuhwe ashingiye ku mpuhwe za Bihehe. Nta mutaniye na Bihehe. Cya gicucu ngo ni padiri nacyo ejo cyakirimo kuvuga ngo Karasira ngo bamwishe. Ese kuki mutavuga abana? Karasira bamwishe, natekereza ukuntu ejo bundi kuwa gatandatu yari iruhande rwanjye, mushiki we yamusuye hari Mageragere saa 8 z'amanywa, bakamarana iminota 15 baganira, yamugemuriye, bakamara kuganira agafata ibyo yamugemuriye, Karasira akinjirira akisubira muri gereza nk'abandi, avuye kuri visite generali nk'abandi. Nkumva ndatangaye, ariko nta nubwo binantangaza. Ni nayo mpamvu natwe tuba tugomba kujya hano imbere ya kamera tukanyomoza aba bateka mutwe. Flora urajyariya karira, padiri w'injiji igicucu gisumba ibindi, tafite amakuru ko Karasira bamwishe. Ubwo rero ngo no kugira ngo ukorombereza abantu ngo se mwagiye muza mukabasura, muzaje muza mubasura. Gakire bamwiciye muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika, uko ryibura aho ngaho. Igihe nahereye nkubwira ngo Gakire nta kibazo afite araho, si we wamushuye, we padiri wankoze ibibiwe. Naramusuye kuwa gatandatu araho, ubwo uraje uvuge muri waramusuye mu buryo utamutweretse. Ya indiscipline yanyu kagasuzuguro kanyu, mwiha guhamagara abayobozi ngo twahamagaye Peri, ngo twahamagaye kanaka, ngo umuvugizi wa RCS, ngo ibyo biri mu nshingano zanyu, birabarebaho iki? Mwe murahamagara abayobozi mu Rwanda nkandi, mwamenye nimuhamagarane mubazanye aho amayero n'amadolari ageze amaze kuboneka, nuko murye za pizza mumwe na za rikeri. Hari ikindi se? Ubundi nimumara guhaga mujye kuri Zoom, mushyushye imitwe y'urubyiruko rw'u Rwanda, mushyushye imitwe y'abafite imbuga nkoranyambaga, muboherereze tuyero dukeya. No, abandi ngo murabagurira za kamera ngo zo kubarinda, ariko murabagome mwabantu mwita ngo muri opposition. By'umwihariko abari muri cya gikwanga cy'ikiryabarezi, abaringa ngo ringirwa guverinoma ngo yo mu buhungiro, muri abantu babi, muri abagome. Sonduru zanyu muhora mubwejagura muvuga ubusa, none mwatangiye kurira. Flora KARENZI uratinyuka kabisa.
urarira Idamange mwashoye mwigaramiye iyo ngiyo mutijya kuri kamera ugumura abanyarwanda, bwira abanyarwanda ko bayobowe n'umurambo, mubizi neza ko ari hano ku butaka bw'u Rwanda kandi amategeko muyazi, murebe ubugome bwanyu, mubizi neza. Muti wowe genda uvuge ngo ugumura abaturage, uje rwose kuri jene yawe, uwo mushinga twaguhaye ugomba kuba utubyariza umusaruro. Barababeshye, mwaramubeshye nawe aribeshya, nyuma namwe mubona yuko mwibeshye. None muravuga ya ndongo, murarira y'ingona, murarira y'ingona. Karasira, Rashid, Idamange, Cyuma Hasani, muri abagome, muri abantu babi kandi Imana izabibabaza. Bitinda bitebuke, Imana izabibabaza. Ndahamya nashidikanya ko bari abantu mucuruza buri munsi mubashinyagurira imirimbanyi mubashinyagurira. Byo no kubashinyagurira bwa gatatu. Mwarabashoye, bari muri gereza, murabacuruza, bari muri gereza, murabariraho. Byo uko ari bitatu n'ubugome, n'ubushinyaguzi, muzahora mugendana aho muzaba muri hose, muzerera iyo hanze mu bihugu murimo, kandi bari abantu ntabwo bazabyibagirwa. Byo byo mukangata ngo igitutu mwebwe igitutu nyabaki igitutu wowe igitutu. Jacques cyakora mwakoze. Jacques Bosco wakoze cyane we na Flora kutumenera amabanga y'uburyo mukora. Adorari 33 dorahondi nimukomeze muzatubwira n'ibindi rwose nimumenyekanye. None se ko wari ubivuze we Jacques Bosco cyangwa bazanakumbariza bo mbona muri chat na Flora uwo nguwo mugenzi wawe utavira amaho wese ntacyo mumuhaho, bazakumbariza uburyo mwayakoresheje. Idamange mwamwohereje angahera, mwamwohereje angahe? Tuzajye kubaza kuri gereza. Byo mubeshya ngo iyo mwohereje amafaranga ngo ntabwo amugera, ngo ntabwo bageraho. Si ubundi mwabohereza kuki mutayohereza n'abandi mbega? No kuvuga ngo mwarashoye, ni business yanyu ni Idamange, murarangura, mwaranguye Idamange mujya kumucuruza muri abo ngabo bari hanze batazi gahunda zanyu. Musaruro murawubona, murunguka. Mwarashoye, muracuruza, murunguka. Amadolari 30 na bingahe? Kuri urwo rwunguko se muzatubwira ubu icyo mwamuhaye. Si byose nyabashingiye koperative. Idamange ni koperative musaruramo. Muzamubwire cyangwa muzatangarize abo banyamuryango bandi
babaha amayero n'amadolari, icyo yungutse ubuse muzayabasubiza? Muri abantu babi gusa, muri abantu babi pe. Icyakora nababwira ngo mushakishiriza hano, mukora indi mishinga, ariko imishinga yo gukomeza gucuruza bariya abantu mwashoye mu byaha, iyo nimushaka muyireke kabisa. Ntabwo mushobora kubeshya, tuba tubareba, tuba tubakurikiye, ibyo muvuga turabikotinga, hanyuma ngo tubihorere. Abo muvuga turababona, turahorana. Hajya mu mugira ngo bababereke, kubera sike, kubera ikira. Niba mubakunda nimuze mubasure, nimuze mubasure, barahari. Yewe no muri gereza hasigaye habamo telefone rwose, mujye mubatelefona cyangwa mubabwire babatelefone. Sari ku bundi ubwo muvuze iki? Iyo muvuga ngo Idamange ngo arimo yicwa urubozo, ujya kubeshya we ntarebe ibyo agiye kubeshya uko abantu bari bubyakire. Ngo bamugaritse, ngo baramugarika, ngo bakamwogosheje icyuma ngo gihate ibirayi. Siko muri ba fake, muri abantu binjiji cyane. Flora n'uwo mugore ngo niba ari Chantal Audio, niba ari Godiyo, niba numva n'ubundi Flora urabizi ko ndakuzi, ariko noneho wanyumije pe. Urarira amarira y'ingona ngo bagira ngo ufite agahinda. Wowe Flora KARENZI, ariko ye abatakuzi bagira ngo uri umuntu. Yewe ndakuzi, reka kwiriza rero. Ibi byose ni ibyo byose ingaruka z'ubugome bwanyu n'ubusambo bwanyu n'ubutekamutwe bwanyu mukoresha mushuka abantu ngo biyahure. Bamara guhura n'ingaruka z'ubwiyahuzi mwabashoyemo, hanyuma mugatangira kwiriza munabacuruza. Muri abantu babi. Ariko gasopo kubeshya gutungwa no kubeshya gusa, ngatungwa no kubeshya gusa, beshya gutukana gusebanya, mukagira ngo rero tuzajya tubareba twicecekere tubihorere. Narababwiye ngo tuzarwana, hanyuma hagati yacu rutahizamu azagaragara. Ngaho nimukomeze mwitekera imitwe, nta kundi mwabo ko nta kandi kazi mugira se, gucuruza ibihuha, gucuruza ibinyoma, gucuruza amagambo gusa, gucuruza ibitutsi, kugira ngo abanyarwanda barangare. Rero barababishya abanyarwanda, murazwi cyane bihagije. Ntabwo rero ibyo ngibyo byatesha umwanya abanyarwanda ngo bibakereze mu rugendo barimo rwo gukora ibyubaka igihugu mudafitemo uruhare mwebwe. Cyubaka igihugu cyacu u Rwanda kugira ngo gitere imbere. Erega n'abasanze bibayobeye muri mwebwe bagahitamo gutaha, batahe mu gihugu cyiza, baze bagwa hashashe. N'abandi mukomeze muzerere kugeza igihe bamwe muzisegura inzira. Ibyo nta kazi kanyu, barabinginze ngo mutahe mwaranze. Subone mwaje
amahano mwakoze namwe mukasabira imbabazi. Ndavuga abanyabyaha ni muri mose. Hanyuma inkorabusa abanebwe banze gukora mu Rwanda, mukaguma iyo ngiyo kajya mukomeza ku aho mu planifiye cyangwa mupanze bigacamo, nuko mukabeshya mukabona icyo murarira n'icyo mwirirwa muri ba fake kabisa.